Samu turi kuganira wabaye mu Burusiya. Mu Burusiya urabizi ntago hajyayo umwana nanone utifashije. Nibyo mvuga ngira ngo Uburusiya kujyayo ni menshi cyane no kubayo. Ubuzima bwo mu Burusiya benshi bazi ko ari igihugu gikonja. Sibyo? Ngira ngo n'abandi mwenshi mwari muri yo. Hari utubazo dutatu nifuza ko nkubaza kubijyanye n'ahantu. Icyambere, tuzi ko Russia ari kimwe mu bihugu bikoresha inzoga ziremereye kandi zikomeye, amarikeri bigendanye n'ubuzima bwaho ndetse na klima yaho. Akarikeri wanywaga kangana iki? Abana benshi b'abahungu bavukiye ku babyeyi babona buri kimwe, badafite ikibazo cy'ubuzima, ubuzima bumeze neza, ntacyo bifuza mu rugo, bakunda kunanirana kenshi, bakunda kugorana, bakagora ababyeyi. Papa wawe na mama wawe n'irihe banga bakoresheje kugira ngo umusore mwiza uramye Imana, ukunda Imana, kandi wavutse ari umuhungu umwe, akavukira mu mafaranga, akavuka ari umutesi, ntagiye mu biyobyabwenge? Hari abana bapfuye bibonesha amaso kubera kujya muri ibyo. Hari abo badipotinze. Story nagiye yari kuri ambasade y'Abarusiya, mbona story rwose z'abana badipotinze. So kuba dipotinga no kubasubiza iwabo, kubera discipline nke. Kubera ibyo discipline nke, gukoresha inzoga utamenyereye, ibintu nk'ibyo. Okay. Aba deported ku buryo utemerewe no kongera kwinjira muri icyo gihugu. Urumva rero birababaje mu buzima kugwa mu cyobo kandi warabonesheje amaso yawe undi muntu wagipfiriyemo. N'ubuswa nibwo buswa bwa mbere kuri iyi si, kugwa ahantu uzi neza abandi baguye. N'ubundi buswa ni ukudakirira ahantu z'abandi bakiriye, hariho muri Yesu. Ubusinzi bwishe urubyiruko, ubusinzi busebya abakomeye, ubusinzi bukora ibintu byinshi. Wabonye ibyabaye kuri Miss Muheto ejo bundi? Yego, ariko nanamwihanganisha kuko... Wihanganisha Miss Muheto? Cyane. Kubera iki? Ndamwihanganisha kubera ko of course ntago biriya yabihisemo. Satani niwe utuma umuntu agwa mu mitego n'imwe, ariko kandi twese rega ntago turi abakiranutsi. Kubira avuga ngo iyo uvuze ko uri umukiranutsi uba wise Imana inyabinyoma. Yewe umuntu wakoze icyaha cyangwa umuntu wakoze ikosa, gerageza kumugaruza ubugwa neza kugira ngo asubire mu murongo w'Imana. Sinamutera amabuye ko n'ubundi nta kintu bimaze, ahubwo ni ukumuba hafi. Icyo kintu akeneye muri ubu kuri iki gihe, kuruta uko abantu bose bamwataka, yasebeje igihugu. Namubwira ngo Imana iragukunda kandi yaguha andi mahirwe. Muhuye niko bamubwira? Asubira mu gakiza neza. Wenda simbizi by'agakiza, uzamubwiriza n'ubutumwa bwiza akizwe nawe. Oya, gusa siwe kibazo. Nese okay. Abagalatiya 5:19 birabanga imirimo ya kamere iragaragara niyi: gutongana, gusinda, kwangana, gutukana, gusambana, ishyari, umujinya. Ibyo ushobora kutagira umujinya ukabutongana, ushobora kutatongana ukaba. So nuvuga ngo iyo umuntu afatiwe mu cyaha, sibyo, tumutera amabuye. Ariko Yesu yafashe umugore wasambanye, aramubwira ngo genda ntuzongere gukora icyaha. Abwira babandi ngo utarakora icyaha namutera ibuye. So umuntu wakoze ikosa, ikintu aba akeneye ni urukundo, affection, kumwiyegereza, kamubwira ko haracyari andi mahirwe. Ko ngewe impamvu mu Burusiya nabonye abantu biyahura. Nabonye abantu biyahura. Muri Russia? Cyane. Okay. Kubera depression n'urugero. Depression yatewe n'iki? Yakoze ikosa n'urugero, kandi aravuga ati abantu bakamwataka bati n'ubundi aho kugira ngo abantu bakomeze banyote bansebye bazakina ijuru riri gutegura ibyiza ku buzima bwanjye. Ijuru
turiho kubw'umugambi, hari ikima yaturemeye muri Kristo, turiho kubw'umugambi, kubaho nta ruhare nabigizemo, n'impano y'Imana inyura mu babyeyi bara, kuba ndi ku isi hari impamvu yabyo, hari mission mfite. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge. Bakunzi b'Ihumure TV, mwiriwe mwaramutse, igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza, biraza kugenda n'ahantu muherereye. Ndabashimiye cyane mwe mukurikira Ihumure TV, wowe wakoze subscribe warakoze cyane, Imana iguhe umugisha iby'agaciro. Nawe utarayikora uyikore, tubane muri ibiganiro byacu bitandukanye bya buri munsi, ubuhamya, ijambo ry'Imana, amakuru ibivugwa hirya no hino, ndetse no kumenya icyo ubuhanuzi buvuga, cyane cyane ku bijyanye n'uburasirazuba bwo hagati, aho harimo ubuhanga bwinshi n'ubwenge. Hanyuma rero ntabwo ndi njyenyine muri iki kiganiro, ndi kumwe n'umusore muramubona cyangwa se umugabo ari buze kutwibwira. Ariko mbere yuko tumwakira, reka dusabe Umwuka w'Imana abane natwe muri iki kiganiro. Data, turagushimye ko wabanye natwe, wabwa icyubahiro, ko turi amahoro, bwakeye turi amahoro, nta kiguzi twishyuye. Ndasabira umugisha umuntu wese uri kutureba, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari muri Aziya, Canada, ari mu Burayi, ari muri Australia, hari muri Afurika, turi kumwe by'umwihariko bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubaho umugisha ko bemeye kureba iki kiganiro kandi ubagirire neza. Ndasabye ngo ubahe umugisha, kuko Data nzi kutanga umugisha. Mwene Data tugiye kubana nayo ntaba ari we, Mwuka w'Imana muyobore muri iki kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Amakuru ni meza. Watangira bwira abadukurikiye witwa nde? Nitwa Evangeliste Sam. Sam, Evangeliste Sam. Ngira ngo abakubona barabona ko ukiri muto. Uri umusore, uri umugabo? Okay, navuga ko ndi umugabo, ko biravuga ngo muzabagabo kumpamya, Umwuka Wera n'abamanukira. Umwuka Wera n'abamanukira. Iby'ubuzima busanzwe ntabwo ndashaka umugore, ariko ndi umugabo kuko twakiri Umwuka Wera. Uracyari muto mu bigaragara. Ariko se ntabeshye ko nakurebye winjira uburyo uri muremure, ngira ngo wenda metero byise buriya nturengejeho ra? Oya, 1.92. Ebyiri ziri hafi kuzura. 1.92 na 3. Uri muremure kabisa, uri muremure pe. Tugira umugisha wo kubana nawe muri kiganiro Evangeliste Sam. Evangeliste Sam, wakira agakiza rya rubundi? Nakijwe mfite imyaka 9. Kugeza ubu. Imyaka 9. Nkuheruka uri umwana. Reka gato dusimbuke, harya muri abana bangaye mu rugo? 3. Wowe uri mukuru se? Oya, ndimo hagati. Sister wawe uriya mukuru uba muri Amerika niwe mfura? Niwe w'imfura. Hanyuma ugakurikira? Yego. Ugakurikirwa na bucura. Papa wanyu yabyaye neza kweri. Umuhungu umwe se buriya ntiyatese mu bakobwa? Naratese mama arantetesha bya hatari. Hari igihe byashatse kuzana udukimbirane, ariko nyine ntabwo amakimbirane yabura kabisa. Ikintu cyantangaje, wenda abadukurikiye ngenda kuzi, ngira ngo mama yibera muri Congo, papa ari mu Rwanda, sister ari muri Amerika, udare Suwede, uwo ba muri Kenya. Ariko ubu narumiwe. Famille ya Nyiranshaka. Hanyuma uyu munsi uri kwiga? Nzakomeza mu kwa mbere. Uzakomeza mu kwa mbere? Hanyuma ko mperuka kujya mu Burusiya kwiga, bimeze bite mu Burusiya? Byaje kugenda bite kuri Kigali uyu munsi? Navuyeyo nyine kubw'impamvu zitandukanye, wenda byabirebera umuntu azigarutseho, ariko icyo nshima Imana ni uko mu kwa mbere nzakomeza. Gato mbwira, mu Burusiya ubundi hameze hate? Ahantu hakonja cyane. Ukigiyeyo ntakugoye? Nahise ndwara njya mu bitaro kubera ubukonje, sinari mbumenyereye, ariko nageze aho ndamenyera. Nese mu Burusiya bavuga ururimi kirasha, waje kukimenya? Sawa, byagenze gute? Naje kukimenya.
urabyiga of course ibintu byose ushyizeho umuhate urabyiga ukabimenya icyo kuvuga ndakivuga kabisa. Usamenya ikirusiya cyane barabanza bakakibigisha umwaka wose. Mwaramutse se mu kirusiya ni iki? Ni gute? Mwaramutse dobre utram. Dobre utram. Ubwo ni mwaramutse. Nose mu Burusiya barasenga, haba insengero. Haba insengero za Gikristo cyane rwose. Imana zo bayita ngo iki mu kirusi? Bo. Jesus Christ. Jesus cyangwa Jesus Christos ibintu nk'ibyo. Ubu warakimenye wangu no hajya arumaze y'imyaka ingahe? Nizeyo hafi imyaka 4 kuko ari umwaka nize ururimi. Imyaka 3 nari nsigaje nigayo n'imyaka 3 nari nsigaje amezi 2 nagize imyaka 3. Ubu nize hafi imyaka 3 n'umwaka w'ururimi wona. Se ari buruse ya leta? Oya. Ku giti cyawe? Buruse ya leta giti cyane. Hanyuma ufite agafaranga mwana. Oya ni Imana. Imana se abandi bo nta mana bagira. Shaye ibyo bintu byanyu. Nta gafaranga mu bandi. Ego nta gafaranga kubuntu bw'Imana bwa bwarakugezeho wenyine bukihorera abandi bana. Hari n'abandi nese abana ba Trump cyangwa abana ba Imana ntirobanura ku butoni. Nyina ko nta gafaranga. Bigenda biterwa isaha yawe nigera cyangwa yanjye nigera tuzagera kure. Ariko twese tuzagera kure. Intambara ya Ukraine yateye uri mu Burusiya. Byatangiye gute wumvishe nyine bimeze gute kugira ngo urinde no gufata umwanzuro wo gutaha? Natashye kwenda kubw'impamvu nyinshi ntari bugarukeho ko sinifuza kubitindaho. Gusa nyine yabaye mazeyo nk'imyaka 2. Twumva mu gitondo tubona ku makuru ibifaru birimo biragenda birasa bibomba bisenya. Nuko twabibaye. Niba mutaragize ubwoba. Yari biteye ubwoba ibihuha abana bavuga ngo Amerika igiye ntambara ya kabiri yari ibihuha nyine urumva ahantu urugero. Ese muri mufite ari n'abandi banyarwanda? Benshi abanyamahanga benshi bo mu bihugu bitandukanye. Urumva nyine ibihuha bari ibihuha. Okay. Ntacyo ngira ngo ubw'Imana barinze nibikemuka muzasubirayo. Imana nituyobora yo tuzajyayo. Hanyuma se muri Kenya ukahabute? Muri Kenya urumva niga medicine, mfiteyo famille nyinshi cyane ba mama wacu yarabanje bagiyeyo za 97 mfiteyo umuryango naho ni nko mu rugo mbese. Hano i Kigali tugufite nk'umushyitsi. Oya hano naho ni mu rugo mba mu rugo. Ubana na muzehe hano? Cyane. Uri kumwe na muzehe? Cyane. Okay. Ngira ngo abadukurikiye barimo barumva Sam wariwe n'umuvugabutumwa rero. Watangiye ivugabutumwa ryari Sam? Naritangiye nakijijwe ubundi mvuga ko ku myaka 9 nibwo nasobanukiwe. Ariko ubundi nyine mfite anko mu bishop ku rusengero nyine Sunday school ariko nyine urumva ubutara menye ibyure. Ariko ku myaka 9 nibwo natangiye korera Imana kabisa ni nabwo nafashe icyemezo mvuga ko nkijijwe ndatangira umurimo w'Imana njya muri korali kigiye y'abana kuva icyo gihe kugeza ubu ndakorera Kristo. Ukiri muto. Okay, nubwo tutakubaza imyaka yawe ariko cyane mike kabisa. Ntago ari mike kuko of course 18 ndayirengeje. N'ubana muzi kosa bamfunga nk'abandi bose. Okay, ku myaka ya 19 rero ufite na gitari. Sawa. Kufite na gitari se? Ndumuramye. Ndakuririmba gitari ni nk'indangamuntu yanjye. Ndakuramya Imana. Ufite gitari? Uri umuramyi? Cyane kabisa iyi ngiyi ndarana nayo vango yo mbyutse ibiri iruhande curanga. Okay. Kandi ijambo ryawe mwami nukuri amasezerano
ryawe mwami nukuri woye amasezerano yawe ntiyahinduka niyo mpamvu nshima izina ryawe mwami. Wow. Okay, turirimbire akaririmbo kamwe ko kuramya hanyuma twinjire mu kiganiro turebe ku ivugabutumwa ryawe ariko banije kutwinjiza mu kuramya Imana. Yego, okay, reka ndirimba akaririmbo ko kuramya nta kibazo. Ndarimba agapariti gato ko kuramya mpite nshyiraho indirimbo yanjye Okay. ntoya ya hip hop. Okay. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena oye anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma n'ukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Imitego y'urupfu Kristo dukize imitego y'urupfu dushoboze kuyoborwa nawe Kristo dukize imitego y'urupfu yo mw'isi umuntu yisanga hamwe n'abantu mu miterere ya buri muntu buri wese yifuza kugera ahantu gusa hari n'ibindi byifuza kumugeza ahandi n'imitego y'urupfu itanu benshi ku bwinshi namenye ko urupfu rubana amahitamo ahandi ruba ni mu nshuti mbi tubana nazo za zindi zifuza ko dupfa urwo zapfuye niba ari byo biziha amahoro aho nabaye confused Uwiteka Mana ciye bugufi nemeye kwigishwa sinifuza ko kuri cause of death hazandika ko nanze kwigishwa birababaje kuzapfa nguye mu cyobo cyahitanye benshi yo imitego y'urupfu Kristo dukize imitego y'urupfu dushoboze kuyoborwa nawe Kristo dukize imitego y'urupfu kwigisha kw'abanyabwenge burya ni isoko y'ubugingo ituma umuntu atagwa mu mitego y'urupfu kwanga ibibi burya ni ukwanga gukorwa n'isoni gukunda ibyiza niyo kiyo ubuzima sinzibagirwa cyane inama z'ababyeyi bangiraga uko bukeye nuko bwije ko uruyenzi rw'imvi ari ikamba ry'icyubahiro riboneshwa no guhora mu nzira gukiranuka Kristo nciye bugufi nemeye kwigishwa sinifuza ko kuri cause of death hazandika ko nanze kwigishwa birababaje kuzapfa nguye mu cyobo cyahitanye benshi yo dushoboze twige tuyoborwe n'ijambo ryawe Kristo dushoboze twige nibwo buzima Yesu Kristo dushoboze
twige, dushoboze twige, kukumvira nibwo buzima, kuba mu byaha n'urupfu, dushoboze twige, ijambo ryawe n'ubuzima. Dushoboze twige, dushoboze twige, dushoboze twige, dushoboze twige, dushoboze twige, dushoboze twige, dushoboze twige. actually kuba mu buzima bwo kwiga nyine kuri iyi si ugomba kwiga buri munsi. Samu, reka tuze kongera kuririmba mu kanya, ariko mfite ibibazo hano. Abana benshi b'abahungu bavukiye ku babyeyi babona buri kimwe, badafite ikibazo cy'ubuzima, ubuzima bumeze neza, ntacyo bifuza mu rugo, bakunda kunanirana kenshi, bakunda kugorana, bakagora ababyeyi. Papa wawe na mama wawe n'irihe banga bakoresheje kugira ngo umusore mwiza uramye Imana, ukunda Imana, kandi wavutse ari umuhungu umwe, akavukira mu mafaranga, akavuka ari umutesi, ntagiye mu biyobyabwenge? Okay, murakoze. Nkubwiye ngo hari ibanga bakoresheje, naba nshyizemo ikintu cyo gukabya, kuko igihe cyane kinini nakunze kuba muri interina, nize Saint Andre muri interina, nize mu Ruhengeri Tronkomine ndi muri interina, kaminuza nabaga hanze nta muntu ndeba, so nta n'ikintu wifuza. Gusa ikintu cyo nabonye nshima ni uko mama nkiri muto cyane yamenyereje, yanshyizeho igitsure nkiri muto cyane, imyaka 2, 3, 4 gutyo, yabaga ari kunsomera Bibiliya. Ariko nsubiye inyuma gato, mama yambwiye ko mbere y'uko mvuka yabanje kubyara umukobwa, nyina bati umuco wacu iby'abakobwa gusa hari ukuntu batakubaha, uzampa umuhungu cyo musabye nzamwita Samuel, azagukorera, nzamutoza inzira zawe. Agiye kubona bwa kabiri yaje umuhungu. Kuva icyo gihe rero mama wenda niryo banga navuga, mbere y'uko mvuka mama yabisabye Imana, yita Samuel, ampereza uncle wanjye Bishop. Kuva icyo gihe nyine mba mu rusengero. Okay, ibanga ni ugutoza Bibiliya, wawumenyereza umwana inzira akiri muto azarinda asaza atarayivamo. Iryo wenda niryo banga, gusa n'abandi barabikora, hazamo n'ubuntu bw'Imana. Hazamo ubuntu bw'Imana. Wowe se icyo nkubajije ntukizi? Ndakizi. Ntuzi ko biba? Biraba. Samu, turi kuganira wabaye mu Burusiya. Mu Burusiya urabizi ntago hajyayo umwana nanone utifashije. Nibyo mvuga, ngira ngo Burusiya kujyayo ni menshi cyane no kubayo. Ubuzima bwo mu Burusiya benshi bazi ko ari igihugu gikonja, sibyo? Ngira ngo n'abandi mwenshi mwari muri yo. Hari utubazo 3 nifuza ko nkubaza ku bijyanye n'aha hantu. Icya mbere, tuzi ko Russia ari kimwe mu bihugu bikoresha inzoga ziremereye kandi zikomeye, amarikeri, bigendanye n'ubuzima bwaho ndetse na klima yaho. Akarikeri wanywa gakangana iki wowe? Ntabwo ndanywa inzoga mu buzima bwanjye, uretse no mu Burusiya ndi i Kigali, nta nzoga nakubwira ngo nzi. None hano muri Russia ntabwo ubona ko ubuzima imbehe hari gusaba kunywa rikeri? Ntabwo abandi bana babigusabaga? Ni ukubeshya 100%. Buriya nagize n'amahirwe yo kwiga medicine, hari abantu bavuga ngo inzoga zifasha ibi, ariko ndi kuvuga ku mukristo. Yego. Ko twe dufite umwami dukorera, bafite undi mwami bakorera, binywere nta kibazo. Kuko bazarimbuka. So icyo nari ndi kuvuga ni uko abantu benshi intege nke zabo bazigira urwitwazo rwo gukora ibibi, ariko ni ukubeshya 100%. Wanywa icyayi ahantu hakonje, ngira ngo nacyo gishyuha. So icyo rero navuga ni uko gusa ikindi kintu kirusha ibyo byose, discipline. Wenda umuntu ugerageza kwidiscipline
sinkunda ibintu binezeza mu buzima. Oya, icya kabiri discipline niyo y'ingenzi. Discipline. Nkunda discipline cyane. ikigare Sinkunda ibintu nk'ibyo kujya muri buwate. Ko turi mu Burusiya hari umwana twabanaga w'umuzungu yambwiye Sam kuwa gatanu abakobwa bize. Sikavuga ibyo bintu ntigeze mu buzima bwanjye, ubu nibwo ngiye kubitangira. Never. Nzavuga ubutumwa asengeye muri 2018, nzakomeza kundi evangelistation ngiye kugwira. Gusa hari abana bapfuye mbibonesha amaso kubera kujya muri ibyo. Hari abo badipotinze, story nagiye yari kuri ambasade y'Abarusiya, mbona story rwose z'abana badipotinze. So kuba deportinga ni ukubasubiza iwabo, basubiza iwabo kubera discipline nke. Kubera ibyo discipline nke, gukoresha inzoga utamenyereye, ibintu nk'ibyo. Okay. Ukaba deported ku buryo utemerewe no kongera kwinjira muri icyo gihugu. Urumva rero birababaje mu buzima kugwa mu cyobo kandi warabonesheje amaso yawe undi muntu wagipfiriyemo. N'ubuswa, nibwo buswa bwa mbere kuri iyi si, kugwa ahantu uzi neza abandi baguye. N'ubundi buswa ni ukudakirira ahantu z'abandi bakiriye hariho muri Yesu. So rero nirinda kuba n'iyi ndirimbo nicyo navuga dushoboze twige. Sinifuza ko kuri cause of death hazandikwaho ko naze kwigishwa. Birababaje ko nagwa mu cyobo yabonesheje amaso yanjye. Ndagukunze mwana. Iyo ngira abasore benshi bameze nkawe kabisa, igihugu cyaba gifite ejo heza hazaza. Ngira ngo kugeza ubu umunyarwanda ufite ibyangombwa by'u Rwanda cyane, ufite irangamuntu mu Rwanda. Ukiyani Gikondo hano. Okay, uvukiye Gikondo ni naho twicaye. Hanyuma Samu, hano mu Burusiya mwagiraga ibihe by'amateraniro fellowship, mwagiraga igihe cyo guterana nk'abanyarwanda cyangwa muri church zose mukoresha izindi ndimi cyangwa ikinyarwanda? Najyaga muri church y'Abarusiya rimwe na rimwe, ariko hari groupe yitwa United Family isenga kuri Zoom, harimo abakozi ba ambasade n'abanyeshuri, kandi iyo groupe na n'ubu n'ejo bundi nigeze kubasura kuri Zoom. Twarasengaga. Wow. Ubundi ikintu cya mbere gituma umuntu agwa ni uko uva muri environment yawe ariyo kubana n'Imana ukajya mu yindi environment. Of course nutinana n'umusinzi uzagusinzi, nugendana n'umusambanyi uzamusambanyi. Ushobora kuvuga ati se wabaho ugenda wenyine? Wowe umuntu umuzana muri environment yawe akaza akavuga ibyo uvuga, ariko wowe ntube nkawe. Niba ari church mukajya church, niba ari ugusenga mugasenga, ariko uri muri iyo environment. Rero ikintu cya mbere gituma abantu bagwa cyane, ngiye simvuze ko ndi umukiranutsi, ariko ikintu cya mbere gituma abantu bagwa ni uko umuntu agukura muri environment yawe. Urabona iyo ufashe ifi ukayikura mu mazi, akanya gatoya ihita ipfa. Rero iyo uri umukristo ntusenga, ntusoma Bibiliya, ntuterana, ahubwo wibera mu bandi. Kandi ikindi Imana iranabyanga kwifatanya n'abanyamahanga. Ko Yoshafati urabizi yifatanyije n'undi mwami bakora business yo kubaka ubwato, Imana irabisenya. So ikindi iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe biragufasha. Nibyo navuga. Uri umwana mwiza kabisa, Imana iguhe umugisha. Akabazo k'amatsiko mbere yuko twinjira nyizina mu butumwa bw'uyu munsi. Sam, wowe wumva uzashaka umugore umeze ute ukurikije uko umeze? Ko mama azakenera umukazana uko byagenda kose. Ndashaka kuba Imana yandemeye. Niwe nifuza. Sindeba ngo criteria niziye kuko amaso arashukana. Ushobora kubona umukobwa kuko wenda ateye gutya cyangwa ameze gutya, umva bikazaba ibibazo, ugasanga afite indi mico. Ariko biravuga mu migani ibice 10 ngo umugisha Uwiteka atanga nta mubabaro wongeraho. Imana izamuha umugisha yanteguriye, ntabwo uzaneza ibibazo. Ibyo. Wow. Uyu munsi message ufite ushaka guha abantu ishingiye ku bijyanye n'icyo wari uvuze cy'ubusinzi n'ibiyobyabwenge. Ngira ngo iyo tuvuga ibiyobyabwenge, sinzi uwampamagaye ejo bundi arambwira ngo ko batubuza kunywa ibiyobyabwenge
kandi umukobwa mwiza Eh, urumva ngo uramutse udafite ubwenge ukabinywa hari ikibazo mviyologike ko biyobya ubwenge uramutse utabifite ukayinywa hari ikibazo uzamubaze se ubwenge ni iki mbere na mbere ubwenge ni iki arimo arumva iki kiganiro ko ndakimuha ahubwo rero uzamubaze ubwenge ni iki njyewe nagize amahirwe nari ndi mu Burusiya nagiye sinamahirwe ntabwo uragera Karabisi Indera narahageze ubonye abantu bavuga ko bafite ikibazo ntabwo tukibita abasazi ni abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe hari igihe umuntu aza akakubwira ati ibitaro ni ibyanjye cyangwa se kaza akakubwira ati ejo turajya Darifuru ukumva ari kukubwira abo nibo abantu badafite ubwenge tuzataha kuwa kane ni izo story ziba ziriho gusa uzamubaze ngo ubwenge ni iki ntabwo usubiza ubwenge icyo ari cyo ubwo nyine uzabona icyo umusubiza ubwo abyumviyemo okay turi kumwe n'urubyiruko cyane cyane n'abajene cyangwa se nirwo twabonye ko ari imbaraga z'igihugu ariko na Bibiliya avuga ngo ubwiza bw'umusore ni imbaraga ze wibuke umuremyi wawe munsi y'ubusore bwawe yego so rero Sam turi kumwe nonaha nagira ngo uganira urubyiruko n'abakuru barimo utubwire ikibi cy'ibiyobyabwenge aho urabivuga nk'umukristo urabivuga nk'umuganga kandi ibiyobyabwenge reka mvuge ku bijyanye n'inzoga kuko ibiyobyabwenge byo mu ijambo rimwe ni uburozi kandi urabizi ko uburozi burica ibiyobyabwenge ni uburozi nk'ubundi bwose ni toxic iyo bikugezemo birakwangiza just menya ko uri kunywa uburozi kandi buzaguhitana ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose ni uburozi ni ijambo rimwe ni uburozi mbese burakwangiza bwa affectinga brain central nervous system nyine iyo uburozi bwakugezemo wabonye ukuntu uhita umera nkaho ukaba wanapfa ibiyobyabwenge ni uburozi rero mureke uburozi ntabwo wa muntu muzima yanywa uburozi kandi abubona bwakwica okay reka turebe inzoga rero okay icyo nashaka kuvuga ni ku bijyanye n'inzoga ko muri iyi minsi cyane cyane ariko ndavuga ku bakristo navuze ko ari bo ngarukaho hari abantu bafite undi mwami bakorera abo ngabo ntabwo batemera n'ibyo cyangwa se batanamufite bashobora no kuba badafite umwami bakorera bakaraba bari aho gusa nyine iyo mvuga hano kuri isi hari abami babiri iyo utari uwa Kristo kuri side ya Kristo hari uwundi mwami uba ukuyobora nta bami babiri ni umucyo n'umwijima nta hagati habaho hari umuntu uvuga ngo nzabangire imico myiza sinshaka ibyo bya Yesu hari uwundi mwami ukorera si ikibazo cy'imico myiza cyane rero ndi kuvuga hejuru y'abemeye Kristo ibyo nshaka kugarukaho iminota mike kuko ubusinzi busenya ingo ubusinzi bwishe urubyiruko ubusinzi busebya abakomeye ubusinzi bukora ibintu byinshi wabonye ibyabaye kuri Miss Muheto ejo bundi yego ariko nanamwihanganisha kuko wihanganisha Miss Muheto cyane kubera iki ndamwihanganisha kubera ko of course ntabwo biriya yabihisemo satani niwe utuma umuntu agwa mu mitego n'imwe ariko kandi twese rega ntabwo turi abakiranutsi kubera avuga ngo iyo uvuze ko uri umukiranutsi uba wise Imana inyabinyoma yewe umuntu wakoze icyaha cyangwa umuntu wakoze ikosa gerageza kumugaruza ubugwaneza kugira ngo asubire mu murongo w'Imana sinamutera amabuye ko n'ubundi nta kintu bimaze ahubwo ni ukumuba hafi icyo kintu akeneye muri ubu ngubu kuri iki gihe kuruta uko abantu bose bamwataka yasebeje igihugu namubwira ngo Imana iragukunda kandi yaguha andi mahirwe muhuye niko bamubwira asubira mu gakiza neza wenda simbizi by'agakiza uzamubwiriza n'ubutumwa bwiza akizwe nawe oya gusa siwe kibazo nese okay
Abagalatiya 5:19 biravanga imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gutongana, gusinda, kwangana, gutukana, gusambana, ishyari, umujinya. Ibyo ushobora kutagira umujinya ukaba utongana, ushobora kutatongana ukaba so ni ukuvuga ngo iyo umuntu afatiwe mu cyaha, sibyo, tumutera amabuye. Ariko Yesu yafashe umugore wasambanye aramubwira ngo genda ntuzongere gukora icyaha. Abwira ba bandi ngo utarakora icyaha namutera ibuye. So umuntu wakoze ikosa, ikintu aba akeneye ni urukundo, affection, kumwiyegereza, kamubwira ko haracyari andi mahirwe. Ko ngewe impamvu mu Burusiya nabonye abantu biyahura. Nabonye abantu biyahura. muri Russia Cyane. Okay. Kubera depression ni urugero. Depression yatewe n'iki? Yakoze ikosa ni urugero, kandi aravuga ati abantu bakamwataka akavuga ati n'ubundi aho kugira ngo abantu bakomeze banyote bansebye. So rero nk'umuntu w'umunyarwanda mugenzi wawe urakoze ikosa, mugaruza ubugwaneza, ahagarare mu nzira y'agakiza neza. Nicyo namubwiye. Atagafite musange, biravuga ngo mubagaruze ubugwaneza, mubiyegerezanye ubugwaneza. Bazamenya ukuri, nibabona imirimo yanyu bazamenya ukuri. So ibyo nari mbigarutse, ariko icyo navuga ku bijyanye n'ubusinzi mu minota mike dusoza ni uko biravuga mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2:29-34 biravuga ngo nabajyanye mu butayu sinabaha ibisindisha cyangwa vino. Uvuga ngo rero icyo nshaka gusobanura, abantu benshi baravuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye ngo unywe gake. Uwo murongo ntawo ubaho muri Bibiliya. Ni muri Timoteyo wa mbere 5:23 Pawulo yabwiye Timoteyo ngo kuko ukunda kurwaragura uzanywe gake. Nk'umuntu wiga medicine rero bavuga ko yari afite ikibazo cya constipation cyangwa se cya digestion kitagenda neza, akabona ko alcohol ishobora kumufasha gukemura icyo kibazo. Ko Pawulo ntabwo yari umudokiteri ngo Luka niwe twari tuzi umudokiteri, Pawulo yari umudokiteri mu mategeko. Wenda nawe muri knowledge yabonye ko bishobora kumufasha, ariko yamubwiye gake. Just ishobora kuba ari nk'akaruhwa cyangwa gatonye. Rero umurongo wo kuvuga ngo unywe gake ntawo ubaho muri Bibiliya. Icyo nicyo cya mbere umuntu agomba gukosora. Biravuga ngo kuko ukunda kurwaragura, ako akaba ku abantu bagakuyemo. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, Bibiliya ivuga ibintu bibiri. Bibiliya ivuga hejuru y'ibisindisha, Bibiliya ikavuga nanone hejuru ya vino. Abantu benshi bavuga ko Yesu yatubuye inzoga, ariko Yesu ntabwo yigeze atubura inzoga. Oya. Biravuga muri Matayo 9:17 ngo ntawe ufata vino y'umutobe ngo ayisuke mu mifuka ishaje. Niko Yesu yavuze. Vino y'umutobe rero niyo Yesu muri Yohana 2 yatubuye, yari vino y'umutobe. Kuko hari vino y'umutobe hakaba na vino isharira, ariyo yindi ihagararira inzoga muri Bible. Urabizi cyagiye Yesu ku musaraba bamuha vino isharira, strong, iriya spong isharira, iriya niyo bita inzoga. Ariko Bibiliya itwereka ko hari vino y'umutobe hakaba na vino isharira, ariyo inzoga. Kuko rero muri Bibiliya y'Ikinyarwanda nta jambo juice ribamo. Byose ni vino. Vino y'umutobe bari buri ijambo bahita bariheza. Ariko ko nka ezobu iryo jambo ntabwo ribaho mu Kinyarwanda, manu iryo jambo ntaribaho. Hari amagambo amwe manu bahereza just izina kuko kubera ururimi rwacu. Ko ntiwakwandika ngo Yesu ngo yatubuye ji ni ijambo ry'urundi rurimi, ariko nyine yatubuye vino y'umutobe ya indi yavuzeho muri ese samukira aho ngaho. Kunywa inzoga ni icyaha uretse gato sindasoza. Ikibazo ni ukunywa inzoga cyangwa ikibazo ni ukurenza doze? Okay, urakoze cyane. Mbere na mbere nibyo nari ndi gusobanura, ngira ngo icyo navuze cyo cyumvikanye. Yesu ntabwo yatubuye inzoga.
ni vino y'umutobe yanditse muri Matayo 9:17. Cya kabiri birivuga kuri vino n'ibisindisha mu Migani 31, 4, 6 avanga ibisindisha uba ugiye gupfa. So iki kibazo rero warumbajije ngese kunywa inzoga ni icyaha, ndakigusubiza mu ijambo rimwe kandi ndakigusubiza nawe nkubaza ikibazo. Imigani 23:20 haravuga ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga, sibyo? Just ahantu abantu babiri bateraniye, as long as bazinywa, you are not allowed to even get close. Ngaho nsubiza, ari ukwegera abantu banywa ibintu Bibiliya irabyanga. Uzasome mu Migani 23:20 ngira ngo Bibiliya ndaza kuhasoma gusa niko wavuga. Haravuga ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Ibaze ko biravuga ngo babiri cyangwa batatu aho bateraniye. Ibaze kuba ndi kumwe nawe tunywa inzoga, undi ari umukristo, ntago yemerewe, ijuru riramubuza ngo ntago yemerewe kuba muri iryo teraniro. Ngaho nsubiza, ari ukuba ahantu abantu bari urumva ko biri ibiburiza kuri no kuzimu igikomeye ni iki? Nk'umuntu ufite ubwenge unshubije. Ikindi birawanga ibisindisha ubihugiye gupfa. Mbese umuntu utariho uri kucyumva ikintu ubihe utariho, urwo rushundanga ndushima uruhugiye gupfa ko ruramwibagiza. Just iyo umuntu akubwiye ngo kunywa inzoga ni icyaha, wowe uzamubaze ko birivuga ngo ntugahagare no mu iteraniro ry'abazimu, igikomeye ni iki? Nawe nsubiza, biravuga ngo abazimu ntubegere. Badusubize muri komanteri, badusubize igikomeye ni iki? Kimwe muri ibyo ari ukutegera abazinywa, sibyo? No kuzimu igikomeye ni iki? Ikindi kuki birivuga ngo uzihugiye gupfa, inzoga uzihugiye gupfa. So ibyo ni ibintu tugomba kumenya ko nta na rimwe Imana yigeze Bibiliya ivuga ngo unywe inzoga, aravuga ngo kubw'inda yakunaniye unywe gake, umurongo ntawe ubaho. Navuga ngo ukunda kurwaragura, Timoteyo 1:5-23. So Bibiliya ivuga ngo vino n'umukobanyi aba ari inzoga. Nibyo rero nabivugaho magambo makeya bazadusubiza. Ari ukunywa ikintu, sibyo? No kuba mu iteraniro, Bibiliya itubuza kuba hagati y'abantu babiri bamwe icyo kintu no kukinywa. Igikomeye ni iki muri ibyo ngibyo? Bazaduha feedback. Okay, mbere yuko tugusezerera ntago wadukoreramo akandi karimbo ko kuramya gato kuri iyo gitari yawe? Nta kibazo. Okay, indirimbo zo kuramya ndazikunda, ariko muri iyi minsi ndimo ndafashwa n'injyana ya hip hop kubera ko nagiye ahantu umunsi umwe, ubundi nakuze nzi kurapa nyine ariko mbisuzugura. Noneho nza kujya ahantu mbona abantu b'abasore ubona nyine bataba mu gakiza. Noneho ndababwira ati ndirimba hip hop, arambwira ati man bimeze biti, tunyurizeho akantu. Mbibaririmbe barabikunda cyane ariko amagambo ntibayiteho ko bakibanda kuri hip hop. Wow, muri iyi minsi ngiye kwibanda kuri hip hop cyane. Rero nta kibazo, ndanyuzaho agatero kamwe k'indirimbo yo kuramya hanyuma nsoreze kuri hip hop. Ngiye kuririmba part imwe n'indi imwe. Ngiye kuririmba indirimbo yanjye yitwa Ijuru riri kugutegurira ibyiza. Ijuru riri gutegura ibyiza ku buzima bwanjye. Ijuru riri gutegura neza ku buzima bwanjye. Nubwo mbona ndemerewe imbere n'inyuma nta nzira, gusa nzi yuko Uwiteka ari kumwe nanjye kandi ntazansiga, azantabara. Ijuru riri
gutegura ibyiza ku buzima bwanjye. Ijuru riri gutegura meza ku buzima bwanjye. Ngaho rero mutima wanjye, haranira kumvira Kristo, kuko abamwubaha abamwumvira ntibazagira icyiza bazakina. Ijuru riri gutegura ibyiza ku buzima bwanjye. Ijuru turiho kubw'umugambi, hari ikima yaturemeye muri Kristo. Turiho kubw'umugambi, kubaho nta ruhare nabigizemo, n'impano y'Imana inyura mu babyeyi bara. Kuba ndi ku isi hari impamvu yabyo, hari mission mfite ngomba gusohoza, so ndifuza kumenya impamvu ya nyayo Imana yandemye ikanzana hano ku isi, cause I spend time ndafite umumaro. Ndashaka ubuzima hasi hejuru sinsinzira, ndimo nirukira ibyo nzasiga. Ndavunwa n'ibishakwa biza bikaguruka. Intego yanjye ni iyihe? Mission yanjye ni iyihe? Kuki ndiho ndibaza, kuki ndiho yo? Sibyo mbona turimo bana b'Imana, ese yaba ariyo ntego Imana yaturemeye? Turiho kubw'umugambi, hari ikima yakuremeye muri Kristo. Turiho kubw'impamvu, kumvira Imana nicyo twaremewe, kuyoborwa na Kristo nicyo twaremewe. Wow, Samu urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ngira ngo tuzongera tugutumire ku Ihumure vuba, ntabwo ari kera. Dusubize abakunzi bawe, tubumvisha ibintu byinshi uri gutegura. Reka dusaba abantu bose badukurikiye ku Ihumure TV mukore subscribe kugira ngo tujye tubagezaho inkuru zitandukanye n'ibiganiro bitandukanye n'ubutumwa bwiza. Kandi abasore nk'aba nkeneye abasore benshi, even n'abakobwa bafite umutima, bafite inzira z'igisiyoni, bafite kubwira urubyiruko icyo bakwiye gukora mu isi. Ngira ngo ibimenyetso birimo biratwereka ko isi yo igiye kurangira, isi aho bigeze. Gusa nubwo itarangira, urupfu rwo ntirutinda, niko Petero yavuze. Ati nsobanukiwe impamvu Yesu atinze. ejo umva sahawe. Yego. Niba utarakira Yesu igihe ni iki. Gusa mfite YouTube channel nigishirizaho ijambo yitwa My Father's Business. My Father's Business. My Father's Business ya data. Ni ijambo Yesu yavuze ngo muri Luka 2:49, muri Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo I must do my Father's business. Ariko Bibiliya y'Ikinyarwanda iravuga ngo biramkwiriye ko mba mu nzu ya data. Bari bamubuze iminsi 3 karavuga ngo ngomba kuba muri business ya data. So n'indi something official, indirimbo nyinshi. It's nice kabisa. Yeah, My Father's Business. Tuvuga ubutumwa cyane. Okay. Baze kugera kuri channel bakore subscribe kugira ngo bajye bakunda kumva n'iyi message atambutse. Imana iguhe umugisha, wakoze cyane. Murakoze. Gusa nsoza sinyasoza nashimiye abanyakiriye. Ndabyibuka uri mu bantu bamfashije kujya kuri radio bwa mbere. Kandi warukiri muto. Warukiragiza segonderi kabisa. Nshimira na pastor wanjye, gahungu bunini, n'umubyeyi wanjye, mentor wanjye. Nyonyigisha. Ari nawanko kandi. Nanko. Sengera mu Gatare, Nyamirambo, hano bita Afirimbi Gilgal Evangelical Church. Be blessed. Turabakunda mwese.
akoze cyane. iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Okapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.